mwongeye kwirirwa turagarutse kugira ngo twongere dukomeze tuganire nkuko twabibasezeranije kuri uno muyoboro mugari wacu wa YouTube, aho tuzatuganira ibiganiro bitandukanye by'umwihariko twita ku biganiro byubaka cyangwa se bigerageza kurura amarangamutima y'umuntu mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero izi saha twabateguriye ikiganiro kivuga ku nama wakurikiza cyangwa se ibyo wakora kugira ngo ubashe kubana n'umukoresha w'inkazi cyangwa se umukoresha ukaze, kuko burya hari abakoresha bakarira abakozi ugasanga rwose iyo boss aje cyangwa se yahageze ntibongera guhumeka, cyangwa se wasanga ari umukozi ukora mu kigo runaka cyaba n'icya leta ukiyobora yahagera ugasanga abantu barahangayitse ntibongere guhumeka rwose, yagenda ukabona abantu bariruhukije. Rimwe na rimwe bikunda no gutanga umusaruro muke, kuko aho ngaho abakozi akenshi baragenda bakamenya ko cyangwa se bagasana bubatse mu mutwe ikintu kivuga ngo boss adahari cyangwa se umuyobozi adahari ntabwo tuzajya dukora ibi n'ibi. Bino biragendera ku bushakashatsi twakoze twifashishije ibitabo bigera kuri 4, ni ibitabo bigera kuri 4 aho bigenda bivuga ku bintu bitandukanye, uburyo amarangamutima y'umuntu cyangwa se bikora ku byumviro by'umuntu n'ibyo umuntu atekereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikaba byamufasha gucyura umugati cyangwa se kubasha nyine gutuma bucya kabiri nka kwa kundi dukunda kuba tubivuga. Ibi rero izi nama tujye gutanga iyo uzubahirije kabone n'ubwo boss yaba ari inkazi kajana ukunda gusanga bigenda neza. Nyuma y'ubushakashatsi twakoze muri ibi bitabo twavanyemo inama 5 z'ingenzi aho ushobora kuzikurikiza cyangwa se kuzigenderaho ukaba wabasha kubana n'umukoresha wawe uko yaba ameze kose, kabone n'ubwo yaba ari uw'igitugu cyangwa se ari uw'inkazi, ugakora cyane kugira ngo ugire ikintu muvanaho cyangwa se ugire ikintu cy'ubwenge uvana kuri ka kazi. Tubararikira yuko na nyuma y'iki kiganiro tubafitiye bonus track aho turi buvuge ku byerekeranye n'icyo wakora nimba ubana n'uwo mukoresha w'inkazi cyangwa se umukoresha ukaze, uko wakora vuba ukagira ukiyanura, kuko gukorera muri working conditions zitari nziza akenshi byangiza amarangamutima umuntu ugasanga ibintu ntibigenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ntabwo ari byiza rero kugumya kwizirika muri ibyo bintu, byaba byiza ubashije kumenya ukuri bwitware, hanyuma kandi ntihagire ubangamira baba mu bo mukorana cyangwa se nawe ubwawe ntiwibangamire, kandi n'umukoresha wawe kumwaremye cyangwa se kumwateye akabasha kugororokerwa. Twifashije rero ibitabo bitandukanye, duhere ku gitabo cya mbere cyanditse n'uwitwa Daniel Goleman. Daniel Goleman yanditse igitabo kivuga kuri emotional intelligence, aho avuga ko umuntu agomba kugenzura amarangamutima ye no kuguma atuje iyo undi arakaye. Aha rero ni bya bindi uvuga ngo boss akimara kurakara cyangwa se boss atishimye, urumva hari igihe boss azinduka yagera ku kazi kabona rwose munabi ni wose, abantu ntibishimye, abantu ntibageze bate bakiruka bagahungabana. Wowe ugomba gustayinga cool, ugomba gukomeza kuba uri cool, ugakontorora amarangamutima yawe. Igitabo kirimo inama nyinshi aho usabwa kugumya uri calm kandi ukubahiriza inshingano zawe. Ndavuga ngo nukuba hakwiye mu gihe gikwiriye, mu marangamutima ntuyituhanantuka ngo uhubuke ngo uvuga ngo byanze kunze karabaye ubwaje ndapfuye. Menya ukuntu uri bwitwara wo kontorora amarangamutima yawe kugira ngo nuza kugira uko uvuga atabifata nabi cyangwa se nuza kugira uko ugenda atabifata nabi. Ahangaha nubwo nawe waba waramutse utameze neza uko waraye kose, mu gihe waba utuje ukaba cool ukamenya uburyo controlling amarangamutima yawe, ntuhubuke ntugire ikintu na kimwe uza guhubukira, byagufasha cyane ku buryo agize icyo kubaza wamusubiza ku buryo watekerejeho, agize icyo akubwira wamusubiza ku buryo watekerejeho, bikagufasha gutuma utari buze gukabukirana nawe mu buryo cyangwa ubundi. Ariko byose urumva icya mbere ni ukubanza gukontrolinga amarangamutima yawe. Umugabo wa kabiri yitwa Stephen Covey, avuga ko umuntu agomba kubanza kumva undi mbere yo gusobanura ibye. Tuvuge boss nimba aje yarakaye cyangwa se atontoma, gerageza uburyo ki psychologically ubanza kumwegera umwumve, umutega amatwi abone ko muri kumwe
cyangwa se abone yuko byanze bikunze uri umuntu we nta mutima mubi, kugira ngo uze kubasha kumukura wa mugati nta ntugunda nta muvundo, nta bonus yabone, usange nta mission orders barayakwandikira abandi batandikirwa, ariko wabanje kumenya uko nimba hari icyo aje akubwira, kuko akenshi hari igihe usanga uwo mujinya nawe uterwa n'ibyo yarayemo, cyangwa se ari nayo nyabarima y'ubundi nta mutima mubi, cyangwa se abantu bamufata nk'umuntu mubi ariko mu by'ukuri atari mubi, cyangwa se n'ubundi n'ubusanzwe akaba ari mubi. Uko umuntu aba mubi kose rero, iyo umuteze amatwi ukabanza kugerageza kumwumva mbere y'uko ushaka kubanza gusobanura ibyawe ngo wumvikanishe ibyawe, byanze bikunze akenshi uwo muntu ushobora kumwurura cyangwa se kumuturisha bikagenda neza. Iki gitabo kirimo imyitwarire 7 cyangwa se uburyo 7 ugomba kwitwaramo mu gihe utega amatwi undi muntu. Tuzabirebera hamwe mu kindi kiganiro gikurikira, wenda sibyo twapanze, ariko mu gihe utega umuntu amatwi yarakaye cyangwa se umuntu atishimye, tuzarebera hamwe uko wabigenza twifashishije iki gitabo cya Stephen Covey, aho kivuga ku byerekeye no kubanza gutega amatwi abandi. Iki gitabo muri make cyitwa The 7th Habit of High Effective People. So ubwo rero tuzakivugaho gutaha, ntabwo umunsi rero tuzinduye. Dukomeje n'igitabo cya 3 cyanditse n'uwitwa Peter Drucker. Numwe mu bantu bazwi cyane mu bijyanye n'imiyoborere. Uyu mugabo yavuze ku bigendanye n'imiyoborere, burya habaho leadership style. Hari igihe usanga akenshi umukoresha wawe leadership style zose atanazize, kuko burya akenshi hari igihe usanga umuntu yisanze mu mwanya ari amahirwe yagize, na cyane ko burya nginusu y'amahirwe ngiruta ikiro cy'ubwenge, ugasanga boss wa ibyo bintu byo kuyobora ntiyanabyize, nyine yisanze muri uwo mwanya, cyangwa se asa naho yatsitaye ku bizamini abigwamo, ariko byanze bikunze mukamugomba gukorana, ukaba ugomba kumuhahaho, ukaba ugomba gupagasa aho hantu kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa se buke kabiri. Aha rero harimo uburyo ugomba kwitwara mu bigendanye nuko akitwara kuri uwo muyobozi ufite ubumenyi buke ku byerekeye no kuyobora, kuko ubundi umuntu ufite ubumenyi buri hejuru ku byerekeye no kuyobora yakagombye kubanza gutega amatwi abayobora mbere y'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Aha rero hari igihe usanga uwo muntu ufite ubwo bubi bwo kuri urwo rwego wiwe atari kuri level yo kuba yabasha gutega amatwi abandi, akenshi ari umujinya we yisanganiwe, kikaba ari ikibazo rero gikomeye cyane. Igitabo cyitwa Professional Behavior at Work. Iyi rero Professional Behavior at Work ari wowe ugomba kugerageza kugaragaza ubunyamwuga. Boss we nawe atagaragaza ubunyamwuga, wowe ukamugaragariza ubunyamwuga mu kumutega amatwi cyangwa se no kumwumva, kugira ngo ubashe gukora icyakuzinduye, kuko burya ntabwo ari byiza kuzinduka ugiye gushaka umugati ahantu. Twese turabizi ko burya tubaho duhiga amafaranga tugira dute, ariko uzi kugera n'ukwezi gutari kwarangira abana mu rugo bakumva ngo barakwirukanye, cyangwa se abavandimwe bawe wari uri muri hiri shuri ukumva ngo barakwirukanye. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byiza. Ugomba gushaka uburyo ki nubwo boss wawe wenda atazi leadership style, akaba nta makuru afite ku byerekeranye na leadership, wowe ushobora kumugororokera ukamubera umuntu mwiza, ugakora ibyo ugomba gukora kandi mu gihe gikwiriye ntumubangamire. Murakoze cyane. Dukomeza n'umuntu wa 4, ariko mbere yuko tumugeraho ndagira ngo mbasabe nka kimwe nabasabye ejo, nabashimiye ko mwabinkoreye. Hari abantu rwose bakoze subscribe, bakora s'abonner mu gifaransa, ubwo no kwiyandikisha mu kinyarwanda, mukomeza kudushyigikira. Hari n'umuvandimwe waduteye inkunga ku byerekeranye no gutera comment, atubwira ko mu by'ukuri kwijwi twagira icyo dukoraho. Ibyo rero turacyabyigaho duhiga n'ibikoresho, murabona nibwo tugitangira, ariko icyo kibazo twakimenye, ariko turakomeza kubikora. Hari undi wa replayinze amubwira ko yumva ibyo dukora ari byiza. Rwose ndagushimiye mbikuye ku mutima. Imana ihumugisha ibitekerezo byanyu, kandi mwakoze kutwumva, muri abantu beza cyane. So dukomeje n'umuntu wa 4 rero, twakozeho ubushakashatsi kugira ngo turebe uburyo wabana n'umukoresha w'inkazi. Ni igitabo cy'uwitwa Amy Edmondson. Amy Edmondson yakoze ubushakashatsi butandukanye ku myitwarire mu kazi n'imibanire hagati y'abakozi n'abayobozi. Agaragaza ko kuganira neza no kubahana bituma akazi kagenda neza niyo hari igitutu. Aha rero ndagira ngo tuvugishe ukuri ahangaha. Boss nimba aje yarakaye cyangwa se atishimye, ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wabasha kumuganiriza neza cyangwa se wabasha kumwumva,
ariwe burya uko yaba mubi kose sinzi nimba mwarigeze mukunda kureba filime hari igihe ubona nk'umuntu muri filime ari umuntu udashobotse rwose ari ikihebeye ashimuta abana b'abandi bamushimutira umwana ukabona umujinya wamwishe vumbi ryikaraze ibintu ntago arimo arabyumva. So bijya bibaho rero ugasanga umuntu kabone nubwo akaze ariko nuza kumutega amatwi ukamwubaha mwese mukubahana biraza kugenda neza ibintu bishye binoge usanga akazi karakozwe byari byabarakaje bigabanuke bitari byabashimishije bivaho ndetse bakanaviramo no guseka kuko burya usanga keshi atari ibintu byiza cyane. So muri ibi bitabo rero uko ari 4 twagiye dukora nk'ubushakashatsi twavanyemo ingingo nyinshi zigera kuri 5 zibanze arizo zikurikira twabateguriye twari tubanje kugenda tubabwira sosa no mu ncamake ibintu byagiye biva ubwo tugiye kubagezaho izo ngingo mukomeze kudukurikirana murakoze dukomeze rwose dukomeza kubashimira ko mudukurikira kuri uno muyoboro wa YouTube. Inama rero ya mbere tugirwa nk'abantu dufite ababosi b'inkazi cyangwa se bakaze aho ugera ku kazi ugasanga ni intare rwose ugasanga abantu ntibahumeka ntibagenda neza. Icyambere nk'umukozi ugirwa inama yo kugira kwihangana ni icyano turimo tuvuga. Ugomba kumenya ko nimba apromotse akakubwira nabi utagomba guhita umusubizanya umunabi kuko wibuke ukeneye gupagasa ahantu hari uburyo ugomba kugaruka ubwo twahera nko kuri zangingo twagiye tubona muri bya bitabo haruguru tugarutse nko ku cyamaranga mutima bosi nubwo yapromoka akakubwira nabi cyangwa se akakubwira ibitaboneye ugomba kugarura umutima impembero ukaba ushobora kumusubizanya umutima mwiza ukamugaruza neza we akumva yuko ibyo akoze atari ikintu kizima binyujije mu kwihangana kuko burya niyo boss yakubwira nabi wo kwicecekera hano mumusubije ibintu by'ubwenge kurusha ibindi ku buryo ashobora no kwitekereza akavuga atari ku muntu ko nari mukankamiye nkaba mbonye nyihangane akaba atantutse akaba atansubizanyije umunabi. Aha rero bigaruka kuri cya kintu cyo gukaruma amaranga mutima yawe kugira ngo ubanze umenye ngo ese emotionally nditwara nte ko umuntu ambwiye nabi kandi kampatse nditwara nte ndabigenza gute ndabikorana. Aha rero bimaze kumenya icyo kubikora kugira kwihangana n'ingingo ya mbere igomba kugufasha kugira ngo ubashe kugera kuri bya bintu watekerezaga cyangwa se wiyemeje kuko burya kesho umuntu akunda gutangira akazi afite intego. Mbararikirana bonus track mukanya ivuga ku cyo umuntu agomba gukora avanye mu kazi. Dukomeje rero n'ingingo ya kabiri twabonye turihuta hari ikintu cyitwa kumva amabwiriza neza. Burya akesha abantu bakaze cyangwa se bakarira abandi akunda kuba ameze nk'umuntu uyoboza igitugu nyine. Iyo atanze amabwiriza aba yumva oda ari oda aba yumva nutubahiriza oda uri umubangamiye cyangwa se utamubaniye neza kandi wibuka araguhatse ukeneye kugira icyo umukuraho ukeneye kumukuraho umugati ukeneye no kumukuraho igishoro yengo nawe wikoreye kuko ako kazi nyine wenda rimwe na rimwe nta nubwo kabara akazi kazagushajisha namwe abakora akazi benshi murabyumva. So rero ahangaha ugomba kugerageza kumva amabwiriza neza ibyerekeranye n'iby'akazi kugira ngo mutaza guhora hari hose mutsitaranaho mukabukirana babiza avuga nabi cyangwa se arakaze n'umuntu mubi. Ugomba gukomeza wirinda ko mwagunya mutsibukirana hariho hose utambuka mugongana wongera ugenda ninde ukasanga hagahita kuvumbura ninde warutorotse akazi atabivuze bagahita kuvumbura ako kanya kandi burya akesha abantu bakaze bakunda kuba bazi no kuneka kaneka cyane ku buryo ukasaha kasaba amuvumbura mu kanya nk'ako guhumbya agahita amenya ibyo warugiyemo. So ntago ari ikintu cyiza rero cyuko waba uri umuntu utumva amabwiriza cyangwa se ngo umenye kuyakurikiza mu buryo mwe cyangwa ubundi bishobora kukubera ibintu bibi cyane mu gihe haba hatangwa order ntiwumve ugasanga rimwe na rimwe kubutumvira amabwiriza nta mission ujye ubona kandi wibuke wagiye gushaka umugatera ahantu wibuke hakeneye amafaranga n'ubundi ako kazi urimo ukora wenda nimba ari umuyobozi wa institution bazanye ntago ari karande ntago ari ukuvuga ngo azakora ubuzima bwe bwose cyangwa se naho ngaho ntago uzakora ubuzima bwawe bwose. Umenye ko ukeneye gupagasa ukeneye guhaha amafaranga wenda ukanigendera ariko kugira ngo yabone biragusaba nyine guca bugufi kuko burya kugira ngo usimbuke bisaba kubanza gusubira inyuma ukabanza kumva amabwiriza no kumvira kugira ngo ibintu bishye binoge. Murakoze cyane nkomeza kubashimira abakoze subscribe n'abatarayikora nange mugerageze kandi mukomeze munaturebe munadukunde munaduhe na comment. Ndongera gushimira umuvandimwe cyane agushimiye bura nayibonye kandi nabyize ku mutima icyerekeranye no guhindura ibikoresho n'ibiki byose tubirimo turaza kugerageza rwose nawe murabyumva nibwo tugitangira turabasaba inkunga kugira ngo ibintu bishye binoge. Icya gatatu rero
hari gukora akazi neza kandi ku gihe. Bro, ahangaha uragirwa inama cyane. Nimba umuntu aguhaye akazi kiwe, nushake kabara ko wita black collar job, cyangwa se niba dukunda kuvuga ngo ni fucking job, wagiye kuyisaba wikunze, wagiye kuyisaba nta muntu biguhatiye, wenda wagiye kubera the level of unemployment iraryana. Urumva ubushomeri ni ikintu kiryana, ni ikintu kiryana cyane. Buriya genda bizi mbifite amakuru, ni ikintu kiryana. Ariko nimba wagiye gusaba akazi ahantu, ugomba kugenda uzi ikintu cyakujyanye, ugakora akazi neza kandi ku gihe. Zinduka, kuko ujya uzinduka ujya kugasaba nta muntu waguhagaze hejuru. Nawe wituma rero umukoresha wawe, urabizi wenda ni inkazi, araneka cyane, arakanira cyane, urimo uratuma arakara. So ntago ari ibintu byiza rero gukora akazi neza kandi ku gihe. Harimo kubaho ugomba kuburi kandi mu gihe gikwiriye, ukubahiriza inshingano, amabwiriza uhawe ukayashyira mu bikorwa, ibintu byose ukabikurikirana, ugafollowinga rules and regulations, ku buryo nimba ukora akazi neza kandi ku gihe, azajya gushakaho icyaka kibura, akajya avuga ati ese uyu muntu ndabihera he cyangwa se ndabiturutsa he. Ku buryo ari ukuntu ubundi umukoresha cyangwa se n'undi muntu muri rusange niyo ari mukuru kuri wowe, ari superior kuri wowe, agushakaho icyaka kibura. Nimba uzinduka kandi ugakora inshingano zawe neza, duties and responsibilities, ukazacomplishinga well, yajya kukubaza inshingano agasanga uhagaze mu mwanya mwiza, yajya kukubaza documents agasanga uhagaze bwuma, yajya kukubaza report agasanga report urayifite kandi wayikoze ku gihe neza, nta makosa arimo. Ibi bintu biragenda bikamwonona, agahugira ku bandi bantu, abantu bakunda gukererwa iminota 10 n'ingahe, iminota ingahe bakererwa kumuha report, bakererwa kumukorera ibi nibi, bakererwa kumukorera imwe akunda byose. Urabizi hari abakoresha bakunda ngo abakozi babo ba praising, bavuga ngo boss you did this, you did great. Aragenda akita kuri baba ntagira ngo nibo bafitanye beef, wowe ugahita witwikira muri wa mutaka wo kubahiriza igihe no gukora ibintu neza. Ukavuga uti nimba nzinduka nkaba ntakererwa, ikindi nkaba mvira ku kazi ku gihe, nkaba ntatoroka mu kazi hagati, ubwo ngubwo ukabuze neza gukora neza, wumva umutima wawe nta kintu gushinja, uvuga uti nta kintu umutima wanyu ushinja, ibintu bimeze neza. Kandi ngo biri kose boss naza arasanga ndi tayari, nimba ari n'ibyangombwa mbaza arasanga mbifite byose, asanga mbihagaze byose, mpagaze neza, meze fresh. So ni ikintu cyo kwitabwaho cyane, gukora akazi neza kandi ukagakorera ku gihe, ku buryo nyine nimba ari ibyo bya report, nimba ari ibintu bigezwa ahantu, nimba ari ibitangwa byose, ukaba uri umuntu uzi kubicontrollinga, ukabiputing to practices kandi bikaba at the right time. So dukomeje n'ikintu cya kane, harimo ikintu cyitwa kuganira mu bwubahane. Bro, hano hari ukuntu usanga kenshi iyo abakozi bavumbuye ko boss wabo ari umuntu uvuga nabi, umuntu ahita atangira kurema spirit yo kuvuga ngo nanjye tuzahangana, ngo nanjye duhangane. Wibuke ni superior kuri wowe, nimba ari institution barayimuhaye, bayimuragiza uhari, bayimuragiza atari uko bari bayoboye ko nawe uri umuntu, bakagombye kuyiguha. So mu buryo umwe cyangwa ubundi rero usanga hagomba kubaho kuvuga ngo uyu muntu ni boss, reka mwubahe, nubahe ubusugire bwe, ngendere ku mabwiriza ye, ngendere kuri rules and regulations yampaye, kugira ngo ibintu bigende neza. Nimba ari ibyo tuganira tubiganire mu bwubahane, nambaza ikintu kuko mbizi ko ashobora gukimbaza ahubutse, ndaza kukimusubiza ntuje, ndaza kukimusubiza ndi fresh and cool. So ibintu rero bikagenda neza mu buryo umwe cyangwa ubundi, ugasanga ukoze bikwiriye kandi mu gihe gikwiriye. Wibuke ko ikiba cyakujyanye ari ukujya gupagasa amafaranga. So reka twite dukomeze n'ikintu cya gatanu ntaza kubarambira, harimo kwirinda impaka zitari ngombwa. Kwirinda impaka zitari ngombwa ngaha, hari ukuntu ukunda gusanga abantu akenshi bakunda kugira ikigare cyo kuganira, ugasanga abantu bahora baganira byaye bifite umutwe n'ibitawufite, bimeze bitya n'ibitameze bitya, kikaba ari ikibazo gikomeye cyane. So ahangaha rero kujya impaka kenshi, wibuke iyo ugiye impaka n'umuntu emotionally, hari igihe umuntu akunda kuba, hari igihe umuntu yaba ari igifura, ugasanga uwo muboss wawe ni igifura, wajya kumugisha impaka ntiyumve ko ibintu wambwiraga bifite sense, ahubwo agahita birakariramo. Ni ikintu cyo kwirindwa cyane kugisha impaka cyangwa se gukopoza boss wawe, mu gihe uzi yuko ibintu urimo mwopozamo ntacyo byenda kugufasha mu kubahiriza neza za nshingano zawe, cyangwa se nta nicyo byenda kugufasha mu kugira ngo uce amafaranga yakuzanye. Nakoze cyane ibyo nari nabategura n'ibyo, ariko nk'abantu tugeranye ku musozo, nimba tugeranye ku musozo ntabwo nabura kuguha bonus track.
icyo ntekereza kuri economy. Ubundi economy ni ubuzima, ubukungu ni ubuzima. Burya tugiye muri biology ntabwo iriya miti yabaho itaguzwa amafaranga, ntabwo ziriya function zose zo muri library n'ibiki byose bishobora gukorwa nta mafaranga bigenzemo, ni economy. Tugiye muri chemistry, iyo miti nyine na bya binyabutabire byose n'izo bombe n'ibiki byose ni amafaranga, ni economy. Tugiye mu mibereho rusange, muri social, amadini akenera amafaranga, abaturage mu mico bakenera amafaranga, kurya ni amafaranga, tugiye mu bintu bitandukanye. Burya ubukungu buhatse byose busobanuye ikintu icyo ari cyo cyose. So nimba rero uzi icyo ushaka ntugafate icyo ubonye. Nimba wazindutse ugiye gukorera amafaranga kugira ngo utangire umushinga runaka cyangwa igikorwa runaka, ugomba kubijyamo neza kandi ukabijyamo wese, kandi ugakubita ubangura, kuko ubundi iminsi huzura yiba. Ndabashimiye cyane, murakoze. Ntitukagire ibyo tukinamo by'umwihariko mu gushaka amafaranga, iyo tubikora tubikunze. Mboneraho kongera kubasaba kugira ngo utarakora subscribe bayikore, kandi mutwumve, mudutega amatwi, mwumve nimba hari icyo twakongera mu biganiro tugirana cyangwa se dukora, mutushyigikire nyine kugira ngo natwe tugire urwego tuvaho n'urwo tugeraho. Uruhare rwanyu n'akaboko kanyu ni ingenzi. Murakoze cyane, ndabakunda, kandi akebo kagiwa mugoroka buri ababinkorana nanjye mba mbibona. Mujye muraho nanjye mba nabasubije. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Asante.